Apostle twagutumiye nk'umuntu wagiye muri Isirayeli inshuro nyinshi. Nagiye y'inshuro 24 nyirizina icyo gihugu gifite abantu bari bakirimo ariyo mateka uyu munsi arimo kubyara amakimbirane. None andi makimbirane ya kabiri harimo kuva. Bariya ni bene mugabo umwe. Bibiliya yuyisomye neza. Ntabwo ushobora kwicarana n'Abarabu. N'abanzi ba Isiraheli. Uba wumva utakwicarana nabo. Ariko aho ngereye muri kiriya gihugu cya Isiraheli nkareba ukuri. Nasanze Abarabu nabo n'abana b'Imana. Ubu noneho ikibazo ahantu kiri kuri uwo musozi wa Moriya aba barwana bose ni kuri Moriya aba barwana bose birasoza bigeze hano Yerusalemu. Ni n'ahantu hatagatifu aho Abisiraheli batajya barasa n'Abayuda n'Abayisilamu ntibajya baharatsa. Moriya bahafata nk'ahantu hatagatifu. None se Bethlehem iri mu gishiki iri kuri Palestina ariko ubundi nyirizina ni Israel. Ni ukuvuga uriya mu prime minister wagiye muri koma wabisinyiye ngo bubakeho urukuta atari koma yagiyemo y'indwara. Ari Abisiraheli bamwishiriye mu kato kubera yashoboye gusinya asinyira ibyo bice ngo bigende. Ubu nubona iyi ntambara Abisiraheli byanze bikunze Gaza barayifata baragira ibice bagaruza. Bari abantu b'Abayuda n'ubwoko budakinirwaho. N'ubwoko budakinirwaho. Nimuvuga ngo abantu bapfuye ntago barabagopfa. Abapalestina baracyapfa. Iyo umupalestina yishe umuyuda uyu hagomba gupfa abantu 100. Ni ukuvuga niba hapfuye Abayuda 1400 hagomba kuzapfa Abapalestina 1014. Ibyo ni ibintu umugide yanyibwiriye ndiyo. Umugide w'Umwisiraheli niko bimeze. Kandi bari Abapalestina baramutse bumva ururimi rw'Ikinyarwanda inama nabagira barekure abantu bagifite bazima babahe nibamara kubatanga abasivili ntago bari bupfe. Ubu ni ukuvuga imbaraga zose nimuzirebere kuri ruya rusengero rwa uriya muzigiti umunsi bawushize hasi intambara izabirose. Yisi iriya ntambara ntabwo ari iyo kurangira ejo bundi. Ni ukuvuga ubu ngubu uzazimya uriya muriro abantu bitonde cyane azaba ari papa koko. Niwe uzazana amahoro, niwe uzavuga ngo amahoro arabonetse akandagiza ikirenge muri iyo ntambara kandi hiti hose. Ibigomba kuba bibiri. Icyambere nuko papa agomba kuba ari we musenyeri wa ruriya rusengero ruri ku musozi wa Moriya. Igihe kizagera uriya muzigiti usenywe n'Abisiraheli bubaka urusengero. Nta rusengero bafite ubu ngubu basengera ku rukuta rw'amabuye. Bazagira rero umuzigiti bawusenye. Intambara y'Abarabu ibe ku rwego rw'Abakristu n'Abarabu. Ubu ngubu nimunagire ngo ibintu bijyanye na Amerika ngo Amerika iteze kuvuga ngo Israel ireke kurasa abantuza Abapalestina. Wapi? Kubera iyi Bibiliya uranyumva neza. Ni ukuvuga hari ibice bibiri bigiye kurwana. Igice cy'Ubukristo n'igice cy'Ubuyisilamu. Ariko muri ibyo bice hari uzarusha imbaraga ari we papa uzemerwa. Yemerwe n'aba yemerwe n'abariye. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka tubasuhuze inshuti za Gusenga everyday turabakiriye rero tubabwira ngo Imana ibuha umugisha abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Afrika, mu biyaga bigari mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda n'Ikinyamurenge. Mubisabune kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Turabashimira ko muri inshuti zacu zakadasoka. Abari mu bayatose tubabwira ngo Imana ibaha umugisha, Imana ibahire kuko guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Aziya namwe turabasuye tubabwira ngo Imana ibaha umugisha. Abari muri Amerika Imana ibaha umugisha. Abari muri Canada turabasuye tubabwira ngo muri inshuti zacu. Abari muri Australia Imana ibaha umugisha. Kuko mu bisazo muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana ubita Apostle Intambara Saturday.
uraho umukozi w'Imana muraho neza wibagiwe muri mwe munyamakuru wa Everyday wibagiwe mirya Inosa ubundi amazina ni menshi iyo wagiye kuyavuga ni ikivugo urumva ko ari Apostle Ntambara Innocent Saturday Prophet ni yure nagiwe kujya umuhanuzi w'Imana ya wakoze umukozi w'Imana turagushimiye cyane ko witabiye ubutumire bwacu Imana iguha umugisha mbere yuko tujya mu kiganiro watangira usenga Imana urakoze cyane Mana ishobora byose mu izina rya Yesu nsengeye umuntu wese urimo kutureba kuri Everyday mwamire kumuha umugisha umwagure umuteze imbere abarwayi bakize mu izina rya Yesu ko kuri Imana ikiza uri Imana ibohora urakoze mwami Imana ko kugiye kwigaragaza muri kino kiganiro tuvuga ku mateka ya Israeli tuvuga ku bwiza bwa Israeli tuvuga ku gukomera kwa Israeli urakoze mwami Imana ko kugiye kubana na buri muntu ku bwa Yesu Kristo mwami wacu amen Apostle twabutumiye nk'umuntu wagiye muri Israeli inshuro nyinshi nagiye inshuro 24 Imana ishimwe hari abantu bari mu basobanuro biriya kuko bize theology ariko bataragera ku isi ntagatifu mu yari magambo bataragera Israeli twabutumiye umunsi nk'umuntu wakandagije ibirenge byawe inshuro 24 muri Israeli muri kiriya gihugu cy'amasezerano niyo mpamvu twabutumiye ngo uduhe amateka ya Israeli noneho utubwire n'impamvu yaziriya ntambara zihari za Pakistan na Israeli dushaka kuduha amateka ya Israeli ndashaka uyabaha nanjye ndabyifuza murakoze bayobozi b'ikinyamakuru Everyday ndetse na NTAGO TV Israeli rero iyo tuvuze kuri Israeli mu bihe nk'ibi ni ibihe ubu ngubu abantu bakabaye bose bari maso bari mu gusenga kuko bino bihe turimo ni Israeli irimo gukubitwa n'abizera benshi baba bafite uburyo barimo gukubitwa iyo ukoze kuri Israeli mu buryo bwo mu mubiri mu buryo bwo mu mwuka haba hari igikorwa kidasanzwe gikomeye cyane so rero niyo mpamvu mbere na mbere sinzi ibyo ugiye kumbaza ariko mbere na mbere jewe icyo nshaka kugira ngo mbwire abantu barimo kutureba bari kuri Everyday ndagira ngo mbabwire basengere Israeli amaso yabo bayerekeze kuri Israeli bayitunga ibiganza bavuge ngo amahoro kuri Jerusalem amahoro kuri Israeli none se Apostle ko ibi byo gusengera Israeli byari mu isezerano rya kera mu isezerano risha bikaba bivuga abana ba Aburahamu ku mubiri si bo bana ubu muri iki gihe cya none isi Imana ibona abantu batuye isi mu buryo bubiri ibona abakirisitu n'abapagani ese Apostle urabivuga wabanza nkaguha amateka ya Israeli no kuvuga Israeli nkunda kubisobanuraho ni igihugu mu isi yose Imana yatoranyije iravuga ngo iki ni igihugu cyanjye uzakivuma nzamuvuma kandi uzagihesha umugisha nzamuhesha umugisha kiriya gihugu ubona kiri hariya hagati y'ibyo bihugu ngiye kuvuga mu kanya no kuvuga iki gihugu kiboneka gute Abrahamu nawe ubwe birashoboka ko ava muri ibyo bihugu by'Abarabu kiriya gihugu kubaho buri utagira ngo history ya kiriya gihugu nyuma ifite uburyo gisa nkaho cyabohojwe kiva mu maboko y'abantu runaka kandi abo bantu nanone bari Abarabu noneho Israeli itangira kuboneka nyirizina mu gihe Imana ibwira Abrahamu ngo haguruka mu gihugu cyanyu bisobanuye hari igihugu yararimo icyo gihugu yararimo ntabwo cyari Israeli noneho Imana iramubwira ngo jya mu gihugu nzaguha Abrahamu aragenda amaze guhabwa icyo gihugu Imana yamusezeranyije imaze kukimuha iramubwira ngo Abrahamu rero niba unabisoma neza uzabibona mu gitabo
cy'itangiriro ibice 12 uhere nko ku murongo wa mbere. Imana yamubwira ngo rero uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzamuhesha umugisha. Imana aho niho yatangiriye gutanga kiriya gihugu. Noneho Abrahamu Imana imuha n'isezerano, iramubwira ngo abana bawe bazaba nk'abo umucanga w'inyanja. Noneho kiriya gihugu gishinganwa muri ubwo buryo, gitangwa muri ubwo buryo. Ariko nyirizina icyo gihugu gifite abantu bari bakirimo, ariyo mateka uyu munsi arimo kubyara amakimbirane. None andi makimbirane ya kabiri harimo kuva. Bariya ni bene mugabo umwe, bose n'ababurahamu. Bariya barimo kurwana n'abana ba mwene mugabo umwe ari we Abrahamu. Ni ukuvuga Abrahamu amaze guhabwa icyo gihugu, yaragiye ku musozi witwa Moriya. Moriya ni agasozi kari hagati kari mu murwa witwa Yeruzalemu ya kera. Yeruzalemu ya kera harimo ihagaze ku gasozi kitwa Moriya. Mu mpande yako hari agasozi kitwa Siyoni, hakurya yako hari agasozi kitwa Erayoni. Ni imisozi nk'uko ubona za mo Kigali. Noneho hirya yaho hari agasozi umusozi witwa Gorogota. Noneho aka gasozi ka Moriya rero, none se aposo ako gasozi ka Moriya wakandagiye? Nagakandagiyeho koko, niko kariho urusengero Abisiraheli bari ku rukuta basenga. Ariko noneho ubu ibikari nyirizina byariho urusengero rw'uwitwa Solomo. Rwatangiwe na Dawidi ntiyarusoza, rwubakwa n'umuhungu we witwa Solomo. Ruri kuri ako gasozi ka Moriya. Rero iyo tugiye muri Isiraheli tugiye gusura igihugu cya Isiraheli, aho hantu tujyayo. Noneho ubico ndimo kuvuga, Abrahamu ajyanye Abrahamu urabyibuka ko yabyaye abana babiri. Yabyaye uwitwa Ishaka na Ishimayeli. Noneho umwana umwe ni wa Hagayi, kandi Hagayi abantu bibuke ko yavaga muri Egypt. Yavaga muri Egypt Hagayi. Hagayi ni umugore wa Abrahamu, ariko umugore utari uw'isezerano. Umugore w'isezerano ni Sara. Sara rero yari yananiwe kubyara. Umwana yabyaye mukuru yari Ishimayeli. Ishimayeli rero abayisilamu bakavuga ngo Ishimayeli niwe watambiwe kuri ako gasozi ka Moriya. Hanyuma Ishaka yari ataravuka. Aba rero b'Abayuda nabo bakavuga ngo umwana watambiwe kuri aka gasozi ni Ishaka. Ni nako twebwe Bibiliya tubyemera, niko itwigisha. Bisobanuye rero hariya ni intambara ya kivandimwe. None se aposo kiringaho uravuze kuri ako gasozi, bamwe baravuga ngo ni Isaka yahatambiwe, abandi ngo ni Ishimayeli. Nkaho wageze muri Isirayeli ukavugana n'Abayuda, wavuganye n'impande zose, ukuri nukuhe ako gasozi ko Ishimayeli ari we yavutse mbere, ubwo si we yaba yaratambiwe hinuze? Deka rero je nkubwire, abayisilamu bo bavuga ko ari Ishimayeli wahatambiwe, Abayuda bakavuga ko ari Ishaka wahatambiwe. Je rero ukuri kwanje nkanje ndi kuri kote ya Bibiliya, kuko niyo nigishijwe, niyo ndimo kwigisha, kandi garagaza Ishaka. Ariko ibi bintu bya Bibiliya abantu nibitonde kuri ibi bintu bya Bibiliya. Jewe ikintu nzi nk'umuntu wageze muri kiriya gihugu cya Isiraheli, njyayo ubwa mbere ntabwo nemererwaga kwicarana n'Umwarabu. Naho nabonaga Umwarabu namubonaga nk'ikizira, kuko nari ndi kuri kote ya Bibiliya. Bibiliya yuyisomye neza ntabwo ushobora kwicarana n'Abarabu, n'abanzi ba Isiraheli, uba wumva utakwicarana nabo. Ariko aho ngereye muri kiriya gihugu cya Isiraheli nkareba ukuri, nasanze Abarabu nabo n'abana b'Imana. Nasanze Abarabu nabo bakomoka kuri Abrahamu. Rero amateka ajyanye na Bibiliya, iyi Bibiliya niyo mpamvu ubona Abayuda batayemera. Burya bemera umuzingo w'igitabo cya kera. Noneho isezerano rishya ntabwo Abayuda baryemera. Kubera iki? Ni ukuvuga iyi Bibiliya urimo kubona, icapiro ryayo bayishize
ku isoko ngo isomwe. Ni igitabo gishobora kuba kimaze imyaka myinshi, gishobora kuba kimaze imyaka irenga hafi nk'imyaka 1000 hafi na 500 na. Ni igitabo kimaze igihe. Imyaka banzu reba imyaka irenga 1500 na. Noneho umurwa ubu dusubireho inyuma gatoya, umurwa wa Yeriko mumaze imyaka irenga 10,000. Yeriko iriya bazengurutse burya niwe wari umurwa ukomeye muri icyo gihe nk'uko ubona ubu za Tiberiya zimeze. Wari umurwa ariko umaze imyaka, Bibiliya y'ubwayicapiro ryayo ngo ijye ku isoko ishobora kuba ubu ngubu iri mu myaka nk'igihumbi na 500 na. Ariko uriya murwa wa Yerusalemu wa Yeriko umaze imyaka 10,000. Ni ukuvuga n'umwe mu mirwa ikomeye ya kera nk'uko ubona za Kayiro. Uwo murwa rero ni ukuvuga rero impamvu navugaga kuri Bibiliya, ubundi iyo uyivugaho ushiramo akadomo kitonda, kuko ni igitabo gikunzwe, cyasomwe na benshi, gifite ubuhanga, gifite ubumenyi. Ariko twebwe ibyo tuvuga ni ibyejo bundi muri iri capiro rya nyuma y'aba bagabo ba Martin Ruza nabande na ba Martin sibo ba Martin Ruza nabande ba Martin Ruza. Hari abagabo biyomoye kuri Katolike, kandi Katolike ntirageze imyaka 10,000. Noneho biyomoraho kuri abo ba papa, biyomoraho baravuga twebwe ba Martin Ruza bandi abo ngabo yugiye muri Israeli barabakwigisha n'igihe biyomoraga. Ni iki cyokora n'amashuri ya Bibiliya abafite amateka yabyo. Rero Bibiliya ni igitabo bagendaga batoragura ahantu mu mabuye, munsi y'ubutayu, gutyo bagenda bahuza imizingo y'ibitabo. Bimwe babyandikaga ku bisate by'amabuye, bafataga nk'umuntu uza nk'icyuma bagashira gutya bakagenda bandika. Ibindi bakuraga ku biti bakagenda bandikaho ibintu. Aba rero badufashije kubona Bibiliya bagenda babikura muri ibyo ngibyo. Abo rero urumva ubu ngubu ahanini ni Abakatolike. None se aposo tuje cyane twibande kuri Bibiliya, twibande kuri ya Isirayeli cyane. Ese aposo watubwiye kuri Moriya. Kuri Moriya niho hari urusengero. Ese uriya musigiti w'abasilamu baje mbere bahinduka uyu musigiti basengaho uri kuri umusozi Moriya cyangwa urahari? Uri ku musozi wa Moriya. Narakubwiye ubushize igihe wantumiraga kuri hano kuri Everyday, ndakubwira ngo Israeli ibi bintu urabizi ko genda profete ndi umuhanuzi, narabihanuye. Uribuka ko naguhanuriye ibizaba ku matorero, ntiwagiye ubibona? Nguhanurira ibigiye kuba muri Israeli. Sinaje nkubwira ngo murebe cyane intambara igiye kujya hariya, byarabaye. Ariko nubwo tubihanura ahanini Bibiliya ibifite ikibivugaho, bigomba gusohora. Rero ni ukuvuga kuri aka gasozi ka Moriya niko kariho uwo muzigiti. Abayisilamu bagira imizigiti igeze ngire ngo muri 3 niba atari 4. Umuzigiti w'Imadina, umuzigiti w'Imaka, n'uyu muzigiti wa hariya muri Yerusalemu. None se muri iyo misigiti yose umuzigiti ukomeye n'uyu cyane n'uyu uyu wa Israeli, kuko byose burya nabo babihawe n'uwitwa Muhammad nawe. Uwo Muhammad nawe bavuga ko marayika Gaburiyeli amubonekeye nanone sinzi, ariko bavuga ko yamubonekeye ajya kuri uwo muzigiti w'Imaka, ajya kuri uwo muzigiti wa Madina, ajya no kuri uwo muzigiti w'i Yerusalemu. Abayisilamu rero aho ni kote yabo singiye kuyijyamo, ariko nyirizi ni kibazo aho kiri ni ku mugabo witwa Abraham. Ubu noneho ikibazo ahantu kiri kuri uwo musozi wa Moriya. Aba barwana bose ni kuri Moriya. Aba barwana bose birasoza bigeze hano Yerusalemu. Ni n'ahantu hatagatifu aho Abisiraheli batajya barasa, n'Abayuda n'Abayisilamu ntibajya baharatsa. Niyo ubonayo barasa bano ba Hamasi, Hezbollah barasa Tel Aviv. Ariko kuri Moriya ntibahatumye. Moriya bahafata nk'ahantu hatagatifu. Nawe nugera muri Israeli uzahabona n'ahantu hatagatifu. Ndakwifuriza kuzagerayo. Uzanjana none. Uya tuzagenda ibi by'intambara nibirangira mu mwaka. Tugomba kugenda muri intambara
dugaha amakuru abantu oya ntivyemewe se oya twapfa ntabwo twapfa ubu se we ntubona bari Gaza ibyo erega hari ya Gaza mwebwe murumva ngo intara ya Gaza ni bugufi ya Yerusalemu Israeli narababwiye ngo ni akantu gatoya izo za Gaza izo wumva za Betelehemu nk'ubu Betelehemu barimo kurasa bavuze mu kanya ngo hapfuye abantu bageze hafi mu 1,100 aho muri West Bank rero ni muri ako gace ka Betelehemu niho turara usurambwira ngo tugende iyo abantu bagiye barara he Betelehemu nyine Betelehemu urumva abakera rugendo bashaka Bibiliya ntibashaka Israeli nyirizina bashaka Bibiliya ikivuga Betelehemu rero niho Yesu yavukiye ni umurwa ukomeye ariko muri aya macimbirane yabo mu buhuza barahabahaye barahasinyira ubu Betelehemu ntikiri kuri kote ya Israeli harimo urukuta runini rurerure gutya ubwo rukuta rugabura he na he ni ukuvuga ruragabanya Palestina rukagabanya na Israeli none se Betelehemu iri mu gishikiye iri kuri Palestina ariko ubundi nyirizina ni Israeli ni ukuvuga uriya mu prime minister wagiye muri koma wabisinyiye ngo bubakeho urukuta abantu bamwe banavuga yuko atari koma yagiyemo y'indwara ari abisiraheli bamwishiriye mu kato kubera yashoboye gusinya asinyira ibyo bice ngo bigende ubu nubona iyi ntambara abisiraheli byanze bikunze Gaza barayifata baragira ibice bagaruza Hamas yikozeho Hamas yikozeho ni ukuvuga bino bisasu yateye birasoza hari ibice Israeli yongeye kugarura nuvuga ngo Betelehemu iri bugaruke abantu ejo bundi nakoraga ikiganiro baravuga ngo intambara yo mu kirere ngo niyizaba gusa yo ku butaka ntabwo izaba genda babwira nk'umuntu wakandagiye hariya muri Israeli nk'umuntu w'inararibonye nk'umusesenguzi w'ibintu bijyanye na Israeli ndababwira ngo intambara yo hasi igomba kuba kubera iki igomba kuba nuko abisiraheli bagendera kuri Bibiliya bagendera ku muzingo w'igitabo cya Bibiliya ya kera bisobanuye rero hari ibice bagomba kugarura basinyiye urabona UN yigiyemo irabahuza ikavuga rero mwebwe mwaje ejo bundi mwagombaga kuba Tel Aviv n'umurwa mukuru wanyu ni Tel Aviv hanyuma aba Palestina mubarekere iyi ntara ya Yudaya ari yirimo Betelehemu na Yerusalemu noneho na za Samariya noneho aba b'Abayuda bakavuga ngo nubwo twabaga za Germany na Amerika no mu Rwanda n'ahandi ariko twebwe iwacu gakondo Bibiliya itugaragariza intara ya Samariya ko ari iyacu itugaragariza intara ya Yudaya ko ari iyacu ntubona ibyo nibyo bagenderaho rero Abayuda bagomba kurwana bakagaruza ibyo bice nubona hariya muri ntuza ahangaha Lebanoni hari hakarwe ejo bundi ubwo barwanaga mu ntambara sinibuka umwaka kasigayeyo ubu ngubu Abayisiraheli bagomba kukagaruza nubona iriya misozi yitwa Golani iri ku gace ka Siriya Abisiraheli niho bahinga ibiribwa byabo muri iyo misozi bagomba kuyigaruza nubona iriya misozi yitwa Herimoni muri Bibiliya iravugwa kandi ubu ngubu iri kuri kote ya Libanoni na ntuza na Siriya Abisiraheli bagomba kuyigaruza hari imigezi ya Badani aha za Sezeriya ibice byegereye iriya nyanza ya Mediterane na Tel Aviv ahiri za Sezariya aho ngaho kwa Jaffa hari ibice barimo kuburana ibyo bice aba bakavuga ngo ni ibyacu mwarabitwaye aba bakavuga ntago ari ibyanyu byanze bikunze Israeli abantu nibanabimenye yuko Israeli bari abantu b'Abayuda n'ubwoko budakinirwaho n'ubwoko budakinirwaho bariteguye kandi rero reka mbabwire ntimuvuga ngo abantu bapfuye ntago baraba gupfa Abapalestina baracyapfa je nk'umusesenguzi wagiyeyo warebye Abisiraheli babonye igihugu
mu bundi buryo tugiye muri Bibiliya uribuka ko hari umugabo umwe Imana yabwiye muri reka mbaze n'umuntu ndeba muribuka ko hari umugabo umwe muri Bibiliya Imana yabwiye ngo bicubamare yanga kubamara yanze kubamara noneho Imana imukura ku ngoma Sawuli ntiwibuka icyatumye Dawudi amusimbura Dawidi yamusimbuye kubera ko yanze kubica akabamara ni ukuvuga kiriya gihugu cyari gifite yugiye kureba nanjye unshize muri UN ukanshira muri UN nanjye nshobora kuvuga ngo nkurikije map n'amateka iki gihugu hari abari bakirimo nibo ba nyiracyo bamwe Dawidi Salomo bamubwiraga ngo yice akanga urabyumva neza Sawuli noneho yugiye kureba ariko yugiye kuri kote ya Bibiliya ureba igihugu Imana yaragiye niyo mpamvu ejo bundi nabwiraga abantu ndababwira ngo ubu ngubu bitonde hari ibintu bigiye kuba uranyumva neza ni ukuvuga ikintu cya mbere ubundi yari kuba Imana na Bibiliya ariko ubu ngubu suko bimeze ubu ngubu ni ukuvuga hari icyo bita papa hakongera hakaba abasenyeri nanjye nimwo mbarizwa hakongera hakaba abantuzi hakongera hakaba Bibiliya ni ukuvuga ubu ngubu uzazimya uriya muriro abantu bitonde cyane azaba ari papa papa ni uzazimya uriya muriro Aposo ubu nukuvuga ngo uratangaje vuga ngo iriya ntambara umuntu ashobora kuyihagarika umuntu wowe uzabibona si yabaye se uzabibona koko ni uzazana amahoro ni uzavuga ngo amahoro arabonetse akandagiza ikirenge muri iyo ntambara kandi hiti hose ubu rero hari abandi ibyo bavuga si byo nshaka kuvuga ngo nimubone ikizira gihagaze ahera h'urusengero ntago ari byo nshaka kuvuga ariko jewe icyo nshaka kugira ngo mbwire abantu bandebe iriya ntambara ntabwo ari iyo kurangira ejo bundi hagari yo kurangira ejo bundi nihabaho n'agahenge karaba agahenge k'amasezerano runaka UN n'amahanga n'iki bavuge ngo ngaho muhurire kuri iki hacecekemo gato imyaka runaka barwane kubera iki hari ibigomba kuba bibiri icya mbere nuko papa agomba kuba ari we musenyeri wa ruriya rusengero ruri ku musozi wa Moriya igihe kizagera uriya muzigiti usenywe n'Abisirayeli bubaka urusengero nta rusengero bafite ubu ngubu basengera ku rukuta rw'amabuye bazagira rero umuzigiti bawusenye intambara y'Abarabu ibe ku rwego rw'Abakristu n'Abarabu ubu ngubu nimunagire ngo ibintu bijyanye na Amerika ngo Amerika iteze kuvuga ngo Israel ireke kurasa abantuza Abapalestine wapi kubera iyi Bibiliya uranyumva neza kubera iyi Bibiliya Amerika niwe mwami niwe muyobozi wo kubahiriza iki gitabo cya Bibiliya Ubwongereza nibo ba mbere bayoboye abaporoso Ubwongereza bubahiriza kiriya gitabo cya Bibiliya kandi abayuda baba muri ibyo bihugu abayuda bafite ubwenge bafite tekinoloji bafite ubutasi ni ukuvuga Amerika umunsi yatanze Israel ni nko kuvuga ngo Bibiliya agenda Amerika Ubwongereza butanze Israel ni nko kuvuga ngo Bibiliya agenda ni ukuvuga hari ibice bibiri bigiye kurwana igice cy'Ubukristo n'igice cy'Ubuyisilamu ariko muri ibyo bice hari uzarusha imbaraga ari we papa uzemerwa yemerwe n'aba yemerwe n'abariye kandi aho yo tuba tugiye no mu buhanuzi bwa Bibiliya Bibiliya ivuga yuko hari usomye neza nusoma neza igitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 n'umurongo ndetse bavugamo ngo muzabona inyamaswa imwe imanura umuriro abantu bayiramye ngo ikora iki icyo gihe tujya no muri rapture bamwe banyakurwe abandi basigara abandi bagende muri yusomye neza hariya mu byahishuwe ibice 13 ku murongo wa 18
Bibiliya avuga ngo aha niho ubwenge bw'umuntu buri ubisoma asobanukirwa. Ni umubare w'umuntu 666 666. Ni ukuvuga biriya bintu, iriya ntambara twebwe icyo dukora nta kindi. Ubu twebwe nk'abantu babizi tugomba gusengera Israeli amahoro. Nicyo Bibiliya dutegeka. Kuko natwe tuvuze ngo tuve kuri kote ya Bibiliya, twavuga ariko abisiraheli ibyo murimo gukora ni ibiki? Ntago mubona aya mazu igihe bayubakiye? Ntago mubona igihe aba bantu murimo kurimbura gutya? Aba bantu si abantu, ni inyamaswa. Ariko Bibiliya twebwe tubwira gusengera Israeli. Mu bibi bakora, mu byiza bakora, Bibiliya tubwira kubasengera. Nta kindi kintu tugomba gukora. Ibintu birakomeye. Ariko uziko buriya muri Israeli iyo umupalestina yishe umuyuduyo hagomba gupfa abantu 100. Buriya nubona ko hapfuye hari ikintu nshaka kubwira ukirebe. Nubona ko bagenda batangaza imibare y'abantu bapfa. Kuki bayitangaza? Nukuvuga niba hapfuye abayuda 400 hagomba kuzapfa abapalestina 12,000. Buriya baracyapfa. Ibyo ni ibintu umugide yanyibwiriye ndiyo. Umugide w'umwisiraheli niko bimeze. Hariya yo hapfuye umuyuduyo umwe. Ariko dusubire muri Isirayeli. Dusubire muri Isirayeli. Nta kibazo. Uyu uravuga ko iriya ntambara ya Isirayeli. Uvuze ko uyu munsi batangaje ko hapfuye imibare ibihumbi 9 by'abapalestina. By'abapalestina. Ni ukuvuga ibyo bihumbi 9 wibuka abisiraheli batangajwe. Hamas yishe. Bavuze ko ari ibihumbi ari 1,000 ngahe? 400. Kurikirana iyo mibare. Buriya birahagarara. Netanyahu aratanga agahenge. Ari uko iriya mibare isimbuye yingiye. Kandi bariya abapalestina baramutse bumva ururimi rw'ikinyarwanda, inama nabagira barekure abantu bagifite bazima. Bazima babahe. Nibamara kubatanga abasivili ntago bari bupfe. Israeli yatangira gukoresha ikoranabuhanga irandura Hamas ariko itica abantu. Bari umujinya wabo. Twebwe reka nkubwire munyamakuru, nubwo utabishaka cyangwa ubishaka, mushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Mumushimire kuko yakuyeho ikintu cy'umujinya mu bantu cyo kuvuga ngo bihorere. Biriya bihugu ntibirabikuraho. Biriya bihugu ari ubuyobozi bwigisha urwango ruhoraho rw'amateka. Ariko u Rwanda ni murushimire. Abantu bashimire baba bo mu mahanga, aba diaspora bahehe bose, abana bakivuka bakuru bashimire Perezida Paul Kagame. Iriya ntambara uvuze ngo urihagarikiye ntambara ni papa. Uriya ni papa uzayihagarika. Nadakanagiza y'ibirenge. Ntabwo biraba, ibyo biracyari no mu myaka nk'ijana imbere. Ibyo ndimo guhanura hari abatazabibona. Na papa ashobora kutabara uyu nguyu. Yakabundi. Ibi ngibi ubu se nk'ubu ngubu ibintu urimo kubona. Uracyabona intambara ikiri muri Gaza. Kandi twebwe mu musesenguzi no mu mateka intambara igomba kujya kuri Yerusalemu, kuri aka gasozi ka Moriya barimbura urusengero. Nibamara kururimbura rero ubwo noneho abayisilamu bose ku rwego rw'isi bahagarare bavuge kuki murimbura uyu muzigiti w'abayisilamu, kuki muwurimbuye. Noneho icyo kibazo abayuda bubaka hano urusengero. Ubu se abayuda mbanza ubwire bari batangira kubaka urusengero. Ibikoresho rero barabizanye. Je nageze aho biri. Wageze aho biri apose? Nageze aho biri. None se ibikoresho byo kubaka. Nukuvuga bukuntu babigenje. Nujya muri Israeli cyangwa nundi ndeba azaje muri Israeli. Ari umugabo kuko abayuda aho basengera ku rukuta rumeze nk'uru rw'amabuye. Noneho urwo rukuta rw'amabuye nk'uko ubona urunguru niho abayuda basengera. Bo bari ku rukuta. Uranyumva neza? Barwita n'urukuta rw'amaganya rw'amarira aho barira. N'urukuta rw'amarira. Noneho bariya nibo barimo kwidagadura mu bikari byabo. Mu bikari byabo bari uranyumva neza? Kandi abangaba ari prime minister abaci idini ryabo niryo rya Kiyahudi.
bo ntibemera aya y'abarokora abakatolike aya madini yose aboneka ahuza n'isezerano rishya ntago bayemera bagendera ku isezerano rya kera bose rero bashize imbaraga hariya kuri ntuza bashize imbaraga kuri ruriya rusengero noneho ibikoresha aho biri hariya hari kote basenga nk'uko ubona abayisilamu basenga abadamu babukwabo n'abagabo babukwabo rero twebwe twaragiye kuri kote y'abaki y'abayisilamu y'abagabo tugeze kuri kote y'abagabo umugide narindi kumwe nawe dukandagira ku kirahuri tureba ikuzimu arambwira ngo urabona aho hasi kuzimu ndavuga ndahareba aho rero abayuda bacukuyeyo urusengero nyirizina hasi yo ngiyo ni ukuvuga ruri munsi ariko barashaka noneho barandura iki ni ukuvuga munsi ya rwa rusengero ibikoresho byagiyemo bashigaje kurandura aposa none se tuvuganishije ukuri ibyo bikoresho biri he kandi nkubwira ngo munsi y'umuzigiti w'abayisilamu muri kave cyakabaye kave abayuda bagiyeyo ariko ibyo nirwihishwa bakeneye kuzasenya umuzigiti nibamara kuwusenya bo badekarara urusengero rwabo kuvuga ngo hariya kuri umuzi wa Muriya abantu bakoresheje tekinoloji nta nubwo ari tekinoloji baracukuye binjiramo barubaka bajyanamo ibikoresho ni ukuvuga ibindi bizaba ari ibyo guteranya gusa ubu rero icyo ndimo kukubwira ngo ntibiraba biracyafite nk'imyaka 100 twebwe aho turebera sigaza ntabwo ari Gaza tureberaho twebwe turarebera ku cyitwa Yeruzalemu niho bizingiye Moriya ku gasozi ka Moriya niho ruzingiye kuri uwo muzigiti aho wubatse ubundi kugira ngo ubyumve neza nunteza amatwa byumve none se uwo mugide yari umwisirayeli yabikubwiye none se twebwe tugiye tugenda n'abayide b'abayuda oya tugenda n'abayuda muri kampani yitwa Sarehe Tour Sarehe Tour nushaka wundi kuyandikira yayandikira Sarehe Tour niyo tuba turimo wayandikira ni kampani y'abanyamerika n'abayuda ya tour ikomeye cyane twebwe rero niyo tugendamo noneho iyo kampani ni ukuvuga iduha umugide w'umuyuda umugide amateka ya Isiraheli uje muri Google umuntu wese ushaka gukorana nabo yandikemo ngo Sarehe Tour arababona Sarehe urumva ni ukuvuga rero uwo mugide w'umuyuda aratubwira ngo ahubona hasi aho ngaho niho hari ibikoresho byabo baracukuye ariko icyo ndimo kukubwira ari cyo ngingo nyamukuru ngira ngo wumve neza ni ukuvuga kugeza uyu munsi uranyumva neza ni ukuvuga ibintu biri muri Gaza ibyo ni amakimbirane ashingiye kuri Aburahamu n'abana be ariko noneho hari ni ubutaka bapfa nyine ugire ngo saba abisiraheli bwo bagiyeyo baravayo ntabwo bavayo nabikubwiye tugitangira ubu ni ukuvuga imbaraga zose nimuzirebere kuri ruriya rusengero rwa uriya muzigiti umunsi bawushize hasi intambara izabirose y'isi iyo kandi iyo ntambara ya Ramagedoni nayo muyitondere ntabwo ari iyo ngiyo ndimo kuvugaho iyo ngiyo nayo narahageze aho izabera ni mu kibaya cya Isiraheli aho nanone abisiraheli babaga mu buvumo Imana ibaha amazi bakajya bayavoma hasi bihishe Sawuli ari urimo kurwana ni bugufi nyine reka nkwigishe nakigezemo kiri munsi y'umusozi witwa Karumeli none iyo ntambara ya Aramagedoni nk'uko ubivuga iyo Yesu niwe uzayirwana bazafata imbunda bavuge ngo bamurase abamirisha umwuka uva mu kanwa ke akandagiza ibirenge bye bamwe bavuga ko azakandagiza ibirenge ku gasozi ka Erayoni ngo hagasadukamo kabiri ariko yabamirishije umwuka bashaka kumurasa ibyo ni ibyakure hari ubwami papa uranyumva neza nataba papa noneho ni Satani
noneho azategeka hariya urumva hariya higeze no gukoronezwaho n'ubwami bw'abaroma n'ubw'abajyamani kiriya gihugu urwo rusengero ndimo kukubwira aho duteze amaso nuko hamaze gusenywa inshuro 24 urusengero rumaze gusenyuka 24 times rusenyuka ariko noneho kuri iyi nshuro hariho abayisilamu bamaze gukaba hari n'uburinzi bukomeye uburinzi bumwe hakaba icyo bita bariyeri ikabamo inzira babubakiramo akantu k'agakuta bamwe bazamuka bajya ku rusengero abandi bakabanuka bajya ku rukuta ku bisigarizwa impamvu mita urusengero nuko urusengero tuzi rwagombaga kuba ruhari n'urw'umwami Solomo ni nabyo byari ibikari bya Solomo none ubu uyu munsi hari umuzigiti w'abayisilamu ni ukuvuga rero iyo ntambara izongera igaruke intambara nyirizina nimuyirebere muri Gaza nimuyirebera aho kuri uwo muzigiti niyo ntambara nyizina kuri ako gasozi ka Moriya kugira ngo umenye neza ari byo nendaga kukubwira mbere umbwira ibindi reka rero nkubwire ni ukuvuga ako gasozi karazengurutswe n'abaki kazengurutswe n'igipango muri ko imbere harimo kota enye kota ya mbere ni y'abakristo kota y'abayisilamu kota ya ubwo wenda tubyita umudugudu umudugudu w'abayisilamu umudugudu utuwemo n'abakristo umudugudu utuwemo n'abayuda umudugudu utuwemo nanone n'abantu bavuye muri Ethiopia uwo mubare w'abo bantu batuyaho ni abantu 3,000 batuye kuri Moriya kuri Moriya noneho Moriya iyo ngiyo ikaba nanone izengurukijwe n'urukuta cyangwa n'igipango nkuko wubaka inzu yawe ikajyamo ukazengurutsa igipango na hariya niko byubatse icyo gipango kigizwe n'imiryango 7 imiryango 7 harimo Damasco gate hakabamo Elayon gate hakabamo ni myinshi igeze muri 7 ariko harimo umuryango nshaka kuvugaho witwa umuryango wa Golden gate Yesu giye yaturukaga ku gasozi ka Moriya yarahaririye aravuga ngo kubera kutamenye kugendererwa kwawe uzakubitwa hasi urumva araza arinjira amaze kwinjira asoma umuzingo w'igitabo abayuda ntago babyemeye kuko Yesu bashakaga n'uyu munsi abayuda ntago bazi ko Yesu yaje bashakaga Yesu uza mu buryo bw'icyubahiro ni ukuvuga guhera kera na bugingo n'ubu umwami agira imbaraga umwami agira iki imbaraga niyo mpamvu giye yo nagiye aho perezida ari bunyure sidakubwiye ngo nubika umutwe iyo numvise imirire bakambwira ngo iyo modoka ni yande ni ya perezida ndavuga umwami araje nkubika umutwe nkubika umutwe ni ukuvuga rero Yesu bashakaga ni uwagombaga kuza nk'umwami Yesu we rero aza mu buryo butavugwa na Bibiliya kuko Bibiliya abisiraheli b'abayuda uburyo bavugaga ngo ibitugu n'ubutware n'ubushobozi bizaba ku ruhande rwe amahanga yose azamupfukamira ibiki n'ibiki ni umwami w'amahoro niyo mpamvu indamukanyo yabo yitwa Shalom Shalom bivuze amahoro peace urumva neza noneho Yesu wagiye kuza aza nka Satada aza nka Satada avukira mu kiraro cy'inka baramwirukankana nyina na se baravuga umwana wacu arapfa bamuhungishiriza muri Misiri babonye hari agahenge aragaruka abantu batangira kuvuga ese mwebwe uko mubizi hari i Nazareti kwa Yosefu mwebwe uko mubibona mu bubaji ubwami tuvuze wenda hano tuvuze ngo ubwami bwaturukaga he mu Rwanda umuntu yavuga ngo wenda bwakomokaga mu bashambo b'abanyiginya cyangwa bugakomoka mu Bega uranyumva neza noneho bariya bakavuga ese icyo gisekuru ahi Nazareti hari icyiza cyavayo murumva hari umwami wavayo akadugudu gasuzuguritse karimo nuzeye karimo amazu y'intuzeye yamazu bayita gute murumva hari akeza kavayo je nagezeyo muri ako karo n'ubu ngubu aho hantu iyo harebye n'ubu ntiharatera imbere noneho reba Nazareti ntabwo haratera imbere
wagiranye n'umudugudu wahe urebye oya mu Rwanda se Nazareth se ko uburyo yubakitse hari ega Mr biriya ni ibihugu byateye imbere twebwe turacyari mu bihugu by'iterambere ariko Nazareth ntiratera imbere oya Nazareth nubwo itaratera imbere ariko still harimo igisate cy'abayuda babamo hakabamo n'igisate cy'abapalestine ariko dukurikije ifu kuntu yubatse tukareba Yerusalemu kuntu yubatse Nazareth iracyari inyuma ariko ntago wavuga ngo Kamemu wayigereranya na Kayonza ngo cyangwa uyigereranye na Rwamagana cyangwa ngo uyigereranye n'Igitarama cyangwa Musanze oya irubakitse ariko noneho muri ico gihe abami babaga aho bita Yerusalemu na Tiberiya muribuka ni naho umwami yakuriyeho uruhanga Yohana koko Tiberiya karakarwa kareba ku mazi ku kiyaga cya Galilaya none se aposo uyu musozi wa Elayono abantu badufeza amatwi tubwira ahantu herereye ko watubwiye Moriya uyu musozi Yesu azamanukiraho umusozi uherereye ntuzi cyanditswe kivuga ngo nkuko Imana igose ngo nkuko Yerusalemu igoswe n'imisozi ni nako Uwiteka agose abantu be nakubwiye rero aka gasozi ka Moriya gahana imbibi n'agasozi ka Elayono agasozi ka Elayono Moriya ikongera igahana imbibi n'agasozi kitwa Golgota ikongera igahana n'agasozi kitwa agasozi ka Siyoni none se uyu musozi wa Elayono niwo muremure cyane mu misozi iri ngaho oya agasozi gasa nkaho kari hejuru gutya ni agasozi kitwa ako ka Moriya kagiyeho kariho urusengero rw'urusengero umwami Dawidi yatangiye iyindi ubuyibona munsi hano hari igikombe Dawidi buri uko yavaga i Betelehemu nako ni agasozi ko muri Yerusalemu buri uko yavaga i Betelehemu yarazaga agacuranga inanga uranyumva neza hanyuma yacuranga inanga agasenga yamara gusenga akavuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'urupfu ntacyo nzaba icyo gikombe cy'urupfu rero ni nko kuvuga urabona hano Nyabugogo ntago ubona iyi ruhurura isa nk'inyuramo gutya imena muri Nyabarongo noneho ako gasozi buriya busozi uburyo buteye nanone munsi aho hari igikombe y'imvura yagwaga uwo babaga banahashize n'intare zikarya abantu bahannye ubundi imvura yagwa abo bantu bose umuvu kabatembana umuvu waho uruhukira mu nyanja yitwa inyanja ipfuye Dead Sea ni ukuvuga rero ako gasozi ka Moriya kari gutya hejuru ariko mu mpande yatwo utwo dusozi kugira ngo uve Elayono urambuka aho hasi aho biciye Stefano bamwikishije amabuye hamwe yavugiye ngo ndabona ijuru rya mbere ndabona ijuru rya kabiri naho ngaho none se aposo Elayono iri ku ruhande ruhe kandi nkubwira ko bituranye wavuze ko Elayono iri kuri Palestina cyangwa kuri Israel ni ukuvuga aho yuri mu cyo bita hari icyo bita Gaza uranyumva neza Gaza niho Abapalestine umujyi wabo mukuru ugomba kuburi uranyumva neza hakaba icyo bita Abayuda umujyi wabo mukuru ugomba kuba uri aho bita Tel Aviv noneho ibi bice bindi uriya mu president cyangwa prime minister wa Israel nakubwiye witwaga ngire ngo ni Hera Sharon sinzi ukuntu yitwa ukuntu bamushize muri koma ntabwo ari we yishizemo yayigiyemo akimara gusinyira kubaka urukuta none se aracyaye muri koma n'ubu ntubimbaze tuzabibaza Google hanyuma ariko urumva sinagiye muri koma sinagiye muri koma noneho reka nkubwire noneho aho ngaho ni ukuvuga ibyo bice ndacyaguha amateka ni ukuvuga ibyo bice rero ubona Gaza ndayikweretse ko ari umurwa w'Abapalestine nkweretse Tel Aviv ko ari wo murwa
w'abayuda. Israeli yuvuze Israeli irimo 8,000,000 8,000,000 n'igice, harimo abayuda 4,000,000 n'igice nyirizina, hakabamo abarabu n'abanyamahanga, abo bose bagafata miliyoni zigeze muri 8,000,000 n'igice. None ibyo ngibyo bikaba ari byo bibyara ijambo Israeli nk'igihugu, ariko abayuda nyirizina nibo tuvuga. Noneho abayuda ni ukuvuga capital city yabo igomba kuba Tel Aviv mu mategeko ya UN n'ubwumvikane bwa UN mpuzamahanga babahuza bariya bakabagaza. Ariko noneho hari ibice nkubwiye, iki gice cya hehe, iki gice cya hano West Bank. West Bank rero irimo ibice, aha intara ya Yudaya yusomye Bibiliya iri muri West Bank, ariho hari Betelehemu na Yeruzalemu, n'ubwo busozi wumva bwose buri muri West Bank. West Bank ikongera ikagira ubuce nka bwa Samariya, uduce nka turiya twa Yeriko. Yeriko n'ubu nayo nubwo yisoma iri muri Bibiliya ariko ifitwe n'Abapalestina, ifitwe n'Abapalestina. Iyo tugiye twebwe nk'abakerarugendo hari ubwumvikane buhari yuko kubera abakerarugendo bavuye mu bihugu byose baje gusura Israeli bagomba gusura ibyo bice. Mbere kubera babanaga hakazamo amakimbirane, nicyo cyatumye yuko bagabana. Ariko watumye bagabana ari uwo prime minister nakubwiye ko yashizwe muri koma, ariko abandi bumva ko yarwaye ajya hehe muri koma. Uyu rero Netanyahu abantu nubwo bamubwira ngo agabanye ntabwo ari uyobora, hari akandi gatsiko muba mutabona kari inyuma ye kagomba gufata umwanzuro w'uko agomba kuvuga ko ari ukurasa, kandi nababwiye ikiri buvemo. Murabona hari ibice bagaruje. None se ako gace ako gatsiko k'abantu n'akabayuda nyirizina bakorana bashiraho. Ega buri gihugu burya kigira abantu b'indani, kigira abantu b'indani bafata ibyemeza abantu burya no mu ngabo. Nubona aba basirikare murimo kubona ku mihanda nk'aha mu Rwanda, haba hari abandi basirikare mutabona bakomeye. None se iyo babarekuye gutya aposo nk'umuntu yageze muri Israeli ahantu hari ikigo cya gisirikare gikomeye cyane ni he? Bari abantu rero uburyo bubakamo ikigo cyabo cya gisirikare natwe ariko tuzabigeraho. Ariko kenshi buburyo nabi icyo kibazo mbajije narakibajije, ariko bo noneho ibyinshi babishira mu makave, kave bagafata nk'agasozi runaka, ako gasozi bakagacukura munsi, baba bapimye bagira abenjiniyeri bakomeye, bagapima ko baramutse bacukuye aho hantu bagakorayo umujyi, bakabikayo ibikoresho byabo nta kibazo byagira. Rero kuvuga ngo uzi ibikoresho byabo aho biri wapi ntago wapfa kubimenya. Ntago wapfa kubimenya ngo umenye ibikoresho. Ariko sereka wowe nkubaza, imyaka ufite ntitwenda kungana. Oya sapo twe ko uvyimba. Reka jewe mbanze nkuba. Oya reka jewe mbanze nkubaza, imyaka ufite ntitwenda kungana. None reka rero nkubwire, niba wemeye ko nkubyara reka noneho je nkubwire, burya ibikoresho ubona bya gisirikare buri gihugu ibyo ubona sibyo biba biraho, baba bafite ibindi aho utamenya biba bibitse. No kuvuga ngo nkaho wageze muri Israeli. Ubu urugero naguha, ubuzi ko hano mu Rwanda, twebwe mu Rwanda hano muri Afrika dushobora kuba turusha ibihugu byose bimwe na bimwe indege z'intambara, none se ziparitse Kanombe. Noneho aposo tubwo turavuga ku gihugu cya Israeli nk'umuntu yagenze Israeli, nk'umuntu yagenze Israeli ahantu wavuga uti ahantu nabonye kuri kote y'abayuda, ahantu haba nabonye abasirikare bakomeye, wenda nko mwatembereyo ariko uko wabonye abantu. Iyo ugiyeyo mu bukerarugendo ntabwo uba ugiye mu bintu bya politiki, bagutembereza mu bintu by'iyobokamana. Ariko noneho uretse muri ibyo by'iyobokamana nkubwiye yuko ikintu cyitwa ibikoresho bya gisirikare nibanga n'umutekano, ntabwo wapfa kubireba. None se aposo ikiri kibazo, none se Gorigota muri iyi minsi iri ku ruhande ruwe?
Gorogota iri kuri kote ya Israel. Nakubwiye hari agasozi iri kuri Palestina cyangwa iri kuri, ariko nari nagusobanuriye ntiwanyumva, ariko jewe nari nagusobanuriye, nari nakubwiye aka gasozi ka Moriya ntago bajye bakarwaniramo, bakita agasozi kagatagatifu. Ari Israel ntikarasamo, ari Abapalestina ntibakarasamo, abo ba Hamas niyo mitwe yose wumva Hezbollah n'ibice ntibarasama indani, bahita ko ari ahantu hatagatifu. Ariko noneho icyo nakubwiye kose ako gace kari mu cyo bita West Bank. Uranyumva neza? Aposo reka dusoze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.